urumva intambara yawe n'amami simba gusanze mu mashuka mu buriri bwe mu gitanda ufite uburiri bwawe urumva none nayikiza gute uracunga agiye muri dushe ukaza guhita wikubita mu buriri none si bwo waba unkeneye urabona wambona ku ngufu bitandimo ngende kuvuga ko nkeneye kubyara ibindi ibyo by'ama excuse byawe ntabyo nshaka kumva ukeneye kubyara mama Kanya ukeneye kubyara ndabyumva ko ukeneye kubyara ariko ibibazo mfite n'imitwaro nikoreye muri iyi minsi ntabwo ari cyo gihe cyo kugira ngo tubyarane twazabishakira ikindi gihe urugero ibibazo ufite nge nta kintu bindebaho urabizi ko ibibazo ufite nta kintu bindebaho urabizi neza yuko ibibazo byawe we Rugema nta kintu bindebaho kuri uyu munota ngewe nkeneye umwana cyane neza numve ibyawe nkeneye umwana uri kumva kandi ikindi ntiwirengagize yuko ubu ngubu uyu muntu utangiye uri kubona hano ngiye cyura inyana nzi amabanga yawe yose icyo kintu ntukirengagize nzi amabanga yawe yose ku buryo nshobora guhita nkukubita hanze ugahita ugwa nk'ibere so rero nkeneye umwana ibindi bintu byose urimo uma excuse zidashinga waba unaniwe waba ufite ibibazo ibyo n'ibindeba ikindeba nuko ngomba kubyara kandi ngabyarana nawe mbega nta n'isoni ngenda ajya kubyarana njye n'abagabo nashakana nakunze mama Kanya icyifuzo cyawe ntacyumvishije ariko ndagira ngo nanjye nyumve niba koko nkunda niba wumva twarabyaranye kandi ukeneye ko twakongera tukabyarana nyemerere ibyo bintu tubishakira ikindi gihe kandi nibyo byagufasha nanjye bikamfasha Ruge nzagushira hanze ibyo bintu uri kumbwira ngo tubishake ikindi gihe ubu ngubu uri mu biki ubu uri mu biki ubicisha make sibyo ndabikwemereye ko tugomba kubyarana uyu munsi umva umubwire cyangwa urimo urashaka ngo ngufungishe mvuge ko ari wishe ababyeyi ba IRIBAGIZA iri joro ugomba kuntera inda nkabyara ibindi byo uri kumbwira ntunanyinginge mama Kanya bamubwire mbabarira ibyo bintu sibyo ntuzongere guhingutsa ayo magambo y'ibya IRIBAGIZA ngo ababyeyi n'ibiki byose mbabarira ibyo bintu ubimire mu nda sibyo ubimire ntibizagusohokemo noneho ihangane genda mu cyumba cyawe ndaje dukore gahunda nk'uko ubyifuza ndaje mwiteho sibyo nawe ubundi ibindi byose uri kumbwira Ruge ntabwo nabyumva uri umugabo wanjye ako byemere ko uri n'umugabo wanjye ndabyemera rega nyine singere biyo nese Kanyana yavutse ku giti rero icyo nshaka no kunera inda nyenye sinabyemeye ngaho nyine reka ngende kanga basi hangane sibyo ujye mu cyumba cyawe ndaje none ahangaha sibyo ndaje ngusangiye wenda kuzura umutekamo twabona urimo urananyine sibyo ntabwo mubeshye se wowe urakeka arinde ubashe ko yakomanga kuri iki cyumba Rugema arimo wewe na mama Kanyana ukabona Rugema agize ubwoba bwinshi cyane byose ngiye kuba nabigusobanura rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe nimba nta n'ibitekerezo ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko turi kumwe n'abantu kugera kuri uyu munota ngiye kuba nagusobanurira umuntu ubashe ko yakomanga hano kwa kino cyumba Rugema arimo we na mama Kanyana ukabona Rugema ageze ubwoba bwinshi cyane ese yabarinde byose tugiye kuba twabirebera hamwe nubashe kuba wacikwa hari n'ibindi bintu turaza kuba twarebera hamwe byaranze episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi kubera ko ari ibintu byiza cyane bigiye kuba byaza muri ino filimi abantu benshi mugiye kongera kuba mwaryoherwa ese turaza kuba twahera hehe byose noneho ngiye kuba nagusobanurira umuntu wari umaze kuba yakomanga hano aho Rugema ndetse n'uyu mugore mama Kanyana bari baryamye barimo bapanga uburyo bagomba kuba babyara undi mwana ese mama Kanyana ibyo biraza kuba byacamo byose turaza kubireba ese Rugema we arabyifatamo gute nabyo turaza kubirebera hano kuri ino channel rero icyo usabwa no gukanda subscribe ugatangamo n'ibitekerezo byawe hasi muri comment kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu babasha kuba badukurikira
rero hano Rugema yari arimo aganira na mama Kanyana amubwira ati ugomba kuba wanera inda nkabyara nanjye ndashaka undi mwana. Rugema rero yari arimo akimuhakanira amubwira ko ibyo bintu bidashoboka. Noneho mama Kanyana amubwira ko agomba kuba yamutera inda byaba byiza cyangwa bibi, ariko ntago bije kuba byagenda neza kubera ko Rugema yari amaze kuba yakemera ko yatera inda mama Kanyana, kubera ko twari tumaze kubona ko mama Kanyana hari amabanga menshi abikiye Rugema abashe kuba yamuteresha ubwoba ati nutanera inda ngo nanjye mbyare undi mwana ndavuga amabanga yawe yose nyashyire hanze. Niyo mpamvu mubonye Rugema ahise yemera vuba vuba atajuyaje ko agomba kuba yatera inda mama Kanyana. Ariko ntago ari ibyo gusa Rugema abashe kuba yavuga, abashe kuba yabwira mama Kanyana ko agomba kuba yajya mu cyumba cye akabasha kuba yamusangamo, akava mu cyumba cye we na Nyirantambara ahubwo akajya aho mama Kanyana arara, Rugema akaza kuhamusanga. Nibwo duhise tubona umuntu uje akomanga hano kwa Rugema, muhita mubona Rugema agize ubwoba bwinshi cyane. Abantu benshi rero bari kwibaza ngo uwo muntu ninde. Mbere yuko nkubwira uwo muntu, kora subscribe hano kuri ino channel nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubanze umufore, ubundi nkubwire uwo ari we, ujye muri comment ubashe kuba wakandikamo izina rye, ubundi nkubwire uwo ari we. Ese Rugema we araza kuba yabyifata mute? Ese mama Kanyana araza kuba yasobanura ngo iki? Rero uwo muntu ni Nyirantambara wari ubashe kuba yagaruka muri ino filime. Nyirantambara yari amaze iminsi yaragiye, ariko abashe kuba yagaruka asanze Rugema ndetse n'uyu mugore mama Kanyana bari mu cyumba cye. Ese Nyirantambara araza kuba yabakorera iki? Jya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, yuko iyi filimi itangiye kuba yagera ahantu haryoshye, kuba Nyirantambara afashe Rugema ndetse n'uyu mugore mama Kanyana. Noneho ikibabaje noneho nuko abafatiye mu cyumba cya Nyirantambara yararagamo mama Isimbi, kugira ngo wumve ko ataraza kuba yakorohera uyu mugore mama Kanyana ndetse na Rugema. Uri kumva ko Rugema ndetse n'uyu mugore mama Kanyana bagiye kuba noneho ibintu byabo ntago biraza kuba byakiranuka. Ahantu iyi filimi itangiye kuba yagera igiye kuba iryoshye cyane kurushaho. Rero icyo ngusaba nuko utajya ucikwa n'izi video zacu, kubera ko hari abantu benshi twamaze kumenya ko babashe kuba batwitirira, mukajya mujyaho bakabasha kuba bakababeshya ibintu ntibize muri filime Inzira y'Umusaraba. Ariko iyi niyo channel ya nyayo yonyine y'ukuri itanga amakuru kuri filime Inzira y'Umusaraba, abasha kuba yagaruka ukajya wayasanga muri filime Inzira y'Umusaraba yose, kugira ngo ujye ubasha kuba wasobanukirwa. Ikimenyimenye niyo ifite n'abasubscribers benshi berekana ko amakuru ivuga ari ukuri. Ariko se uyu mugore mama Kanyana araza kuba yabyifata mute we na Nyirantambara? Ubusanzwe ko twari dusanzwe noneho Nyirantambara ababona nawe na Rugema agatongana cyane akabafuhira cyane. Ese kuri uyu munsi noneho asanze mama Kanyana mu cyumba cye araza kuba yamukorera iki? Urumva ko ari ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, iyi filime igiye kuba yakongera ikaryoha ikarushaho, noneho ibintu bigiye kuba byaba byiza. Jya muri comment ubashe kuba wavuga ikintu uri Nyirantambara wabasha kuba wakora, kugira ngo turebe ko hari abantu babashe kuba basobanukirwa bakagera kuri uyu munota tukiri kumwe, babashe kuba bamenya ukuri. Ese ibintu biraza kuba bigenda gute hano muri filime Inzira y'Umusaraba? Ibiraza kuba byakurikira biraza kuba bimeze bite? Nibyo turimo kurebera hamwe. Ese uyu mukobwa Kanyana ndetse na mama we ibyabo we biraza kuba byagenda gute? Kubera ko twabonye ko Kanyana yari arimo agisha inama mama we y'uburyo amubwira uburyo uriya mukobwa Sylvie yamutwaye umugabo, ariko Kanyana ntago ariyumvisha ko umusore yabashe kuba yahitamo, uriya mukobwa Sylvie atigeze amutwara ku gahato, ahubwo ari umusore wabashe kuba yamuhitamo. Ariko uyu mukobwa ntago arimo arabyiyumvisha. Ariko twigeze kuba twabona muri episode yarangiye, ndaje nkubwire ibintu byarangiye, nkubwire n'ibigiye kuba byakurikiye. Twabonye ko uriya mukobwa
uriya mukobwa isimbi yari arimo aganira na Cyusa baganira ku by'umwana batwite. Cyusa abaza isimbi ati ushaka ngayo kugira ngo turebe ko uwo mwana utazamunyitirira, utazabasha ko wamwitirira ukamuvuga ko ari uwanjye. Ariko twaje kubona ko Cyusa yabashe kuba yavundirwa hakabasha kuba yihaza iribagiza isimbi ndetse na isimbi barimo baganira. Cyusa arimo yivovomanga ati ushaka ngahe kugira ngo iyo nda bitazamenyekana ko ari iyanjye. Rero Cyusa ntabwo byabashe kuba byamworohera kubera ko twabonye ko isimbi yahise avuga ati Cyusa avuga ukuri k'uburyo inda ari iyawe. Ariko Cyusa yahise yijijisha, atangira kuba yajijisha iribagiza, amubwira ko bari barimo baganira yabashe kuba yaza kuba yaraje kuba yareba iribagiza hano mwa runo rugo kugira ngo abashe kuba bavugana. Rero niko Cyusa yabashe kuba yabesha iribagiza, kandi twebwe twabibonye ko yari arimo aganira na isimbi amubwira uburyo ibintu bigomba kuba byagenda ku by'iriya nda atwite. Ese Cyusa ashaka kuba yakishyura isimbi ngo aceceke, ariko twabonye ko isimbi hari ibintu bigeze kuba basezerana we na Cyusa. Babashe kuba basezerana ko uriya mwana isimbi atwite namara kuvuka bazajya kuba bapimisha ADN kugira ngo barebe ni koko nimba ari uwa Cyusa, kandi nibamara kuba bamupimisha bagasanga ano wa Cyusa, Cyusa azahita abana na iribagiza. Niyo masezerano Cyusa azahita abana n'uriya mukobwa isimbi kubera ko niyo masezerano bagiranye. Ubwo iribagiza we baba bagize ntago yaba kibanye na iribagiza. Rero nibyo Cyusa adashaka kuba yabana n'uyu mukobwa isimbi, kandi amaze kuba azi neza ko iriya nda isimbi atwite ari iye, ahubwo ashaka kuba yabihisha kugira ngo iribagiza nabimenye. Niyo mpamvu muri kubona isimbi nta kintu bimubwiye, we azi ko azegukana uyu mugabo Cyusa, kubera ko kugira ngo Cyusa atere iriya nda bari bamuroze, babasha kuba bamuroga atubwenge, abasha kuba yatera inda isimbi. Rero niwe mutego bamuteze kugira ngo abashe kuba yatwara uyu mugore isimbi. Rero Cyusa nicyo kibazo afite, n'ubundi tuzabana nta gukunda. Uri kumva ko ibintu bizaba bimeze bite? Ubwo uri kumva abantu babiri bagiye kuba babana badakundana, byaba ari ibintu bibi cyane, kubera ko twamaze kubona ko Cyusa adakunda uyu mukobwa isimbi. Nubwo isimbi yijijisha akabwira Cyusa ati ntago amukunda, aramukunda cyane, twamaze kuba twabibona, ahubwo nuko ashaka kuba yabana nawe. Cyusa babashe kuba bamutega umutego kugira ngo azabashe kuba yabana na isimbi. Urumva ko rero ibintu bigiye kuba byaba ibindi bindi. Iyi filimi Inzira y'Umusaraba igiye kuba yaryoha cyane, bigiye kuba byarushaho. Rero nimba tubashe ko twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, murira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza. Ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane, yuko twabashe kuba twabona ko uyu mukobwa isimbi nabasha kuba yabyara akajya kuba yapimisha umwana ari we uzabasha kuba yakegukana Cyusa. Ariko Cyusa afite amakosa akomeye cyane, nawe ari kubasha kuba yabwiza iribagiza ukuri, amubwire ko iriya nda isimbi atwite ari iye, ahubwo Cyusa ashaka kuba yabihisha, ashaka kuba yatanga amafaranga kugira ngo iriya nda bitazamenyekana ko ari iye. Uri kumva ko Cyusa ibintu bigiye kuba byamukomereraho, ariko iribagiza yamaje kuba yabivumbura ko hari amabanga barimo baramuhisha. Ariko mugire rero abantu tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, mujya aho hasi muri comment mubashe kuba mwagira Cyusa inama, kubera ko ibintu arimo arakora ntago ari byo. Uri kumva ko filimi yacu Inzira y'Umusaraba igiye kuba yagana ahantu haryoshye cyane, aho abantu babasha kuba bayikurikira ari benshi, kubera tumaze kubona ibintu byinshi bimaze kuba byayiranga, bitangiye kuba byashimisha abantu. Ese ibintu biraza kuba byaherera hehe kuri Cyusa n'uyu mukobwa isimbi? Byose ni hano kuri ino channel. Rero jya muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira, bakabasha kuba basobanukirwa ibigiye kuba byakurikira hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko hari n'ibindi bintu. Twabonye ko uyu mugore mama Kanyana arimo aganira n'uyu mukobwa Kanyana, amubwira ko uriya mukobwa Sivi yamutwaye umukunzi. Kanyana rero yari afite agahinda kenshi ari kuganira na mama, kandi twamaze kubona ko Sivi atigeze atwara umukunzi wa Kanyana, ahubwo Kanyana ari we utarigeze
abwira Sylvie ngo amubwire ko uriya musore amukunda ngo amugendere kure yuko twabonye ko bose bari kuvuga ko babashe kuba babona abakunzi ariko nta n'umwe wigeze abwira mugenzi we umukunzi yabashe ko yabona rero bisanze bakunda umuntu umwe uwo muntu rero babashe kuba bamubwira abasha kuba yagenda ahitamo umukobwa umwe twabonye ko yahisemo Sylvie rero Kanyana byamuteye agahinda gakabije yatangiye kuba yafata Sylvie nk'umwanzi we kubera ko twamaze kubona ko uyu mukobwa Kanyana arimo atagishaka ko yavugana na Sylvie kubera ko nibo bantu bakundanaga b'abavandimwe ariko ntago uyu mukobwa akiri kwiyumvamo Sylvie uri kumva ko Sylvie rero agiye ko yajyanwaho amakosa ataraye ahubwo amakosa araye uyu mukobwa Kanyana utarigeze aganira n'uriya muhungu ngo abashe ko yamubwira ko amukunda rero niyo mpamvu wabonye ko uriya muhungu yabashe ko yahitamo uriya mukobwa Sylvie Kanyana ukabona biramubabaje cyane agatangira ko yakifatamo umukomo Sylvie kubera ko adashaka ko babana kandi tumaze kuba twabona ko Sylvie nta n'umwanya afite wo ko yarekura uno musore rurangirwa kugira ngo abashe ko yasanga Kanyana ese ibintu biraza kuba byaherera hehe rero uyu mukobwa coach yabashe ko yaza ko yabwira Sylvie ko Kanyana atarimo aramufata neza muri ino minsi kubera ko twamaze kubona ko Kanyana yabashe ko yarakarira Sylvie cyane ese uyu mukobwa Sylvie ari mu yaye makosa yatumye abasha ko yarakarirwa bigeze hariya mu bintu bitamuturitseho ku umukunzi batigeze babwirana buri wese ngo amenye umukunzi wa mugenzi we kugira ngo abashe kuba yamugendera kure ariko Kanyana ugasanga yamurakariye rero mama we yari arimo amugira inama y'uburyo agomba kuba yakitwara kubera ko ibintu arimo aritwara kuri Sylvie uyu mukobwa Kanyana ntago ari ibintu byiza cyane ahubwo yakagombye kuba yongera kuba yasabana na Sylvie bakabasha kuba bakongera kuba basangira kubera ko Sylvie nta makosa yigeze akora kubera ko n'umusore wabashe kuba yamuhitamo ntago ari Sylvie wikuriye ku musore ntago yigeze amubwira ukuri kugira ngo abashe kuba yakumenya ese ibintu birakomeza kugenda gute hano muri filimi Inzira y'Umusaraba jya muri comment aho hasi utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi kubera ko iyi filimi igiye kuba yaryoha kurushaho uko twari tuyizi igiye kuba yarushaho kuba yaryoha noneho ibintu bigiye kuba byaba ibindi rero abantu babashe kuba basobanukirwa ibintu bibasha kuba byatambuka kuri ino channel mujye aho hasi muri comment mubashe kuba mwatangamo ibitekerezo byanyu nimba nta n'ibitekerezo mufite mushyiremo emoji y'umutima kandi iyi channel twamaze kubona ko ariyo itanga amakuru yizewe abasha kuba yaza muri filimi Inzira y'Umusaraba akabasha kuba yabageraho neza kugira ngo muzajye musobanukirwa rero hari n'amasomo abasha kuba yatangirwa hano muri ino filimi tuba tumaze kureba hari amasomo twakabaye tuba dukuramo kubera ko iyi filimi buri kintu cyose baba bakinyemo hari isomo runaka bashaka kuba baduha ariko hari ibintu bibashiye kuba byayiranga bibashiye kuba byatungura abantu benshi kubera ko tubonye ko Nyiranambara agiye kuba yagaruka muri ino filimi ibintu bigiye kuba byaryoha cyane Nyiranambara rero nabasha kuba yagira uriya mugore mama Kanyana we araza kuba yabyifata mute rero aya ni amasomo akomeye cyane nka kuri ya mama Kanyana aba yakinnye agiye mu cyumba cya Rugema ni isomo akabaye kuba ufata kubera ko mama Kanyana yakangishaga Rugema kuba yamumenera amabanga yose niyo mpamvu Rugema yari yagiye kuba yakemera kuba yaryamana na mama Kanyana ubwo rero byakabaye ari isomo bidusikira kubera ko umuntu yagufitiye amabanga mabi ashobora kuba yayakoresha agutera ubwoba ukamuha ikintu ushaka cyose uri kumva ko ari isomo rikomeye cyane muri buno buzima tugomba kuba twamenya tukabasha kuba twarigenderaho kandi hari n'amasomo menshi twabashije kuba twabona muri ino filimi Inzira y'Umusaraba abasha kuba yagufasha kubaho cyangwa ukaba warigeze kuba wahura n'ibi bintu mu buzima busanzwe ariko nubashe kuba wasangiza abandi ibitekerezo byawe by'uburyo wabashe kuba wabyikoramo rero iyi filimi nicyo ibire igamije kuba ibigamije kuba yatwigisha ibintu byiza gusa rero nimba tubashe ko twagerana hano kuri uno munota hari isomo wabashe kuba wakura muri ino filimi Inzira y'Umusaraba jyaho hasi muri comment ubashe kuba warisangiza bagenzi bawe kugira ngo nawe ibintu bikomeje kuba byamera neza kubera ko iyi filimi igiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane nk'uko twabonye nanone uyu mukobwa Sylvie arimo avugana n'uriya mukobwa Kanyana yabashe kuba ngo
yakikoma Sylvie. Uri kumva ko naho ryari isomo rikomeye cyane twakabashije kuba twakoramo muri ino filimi, kubera ko ushobora kuba ufite inshuti mukaza kuba mwakunda ikintu kimwe, umwe akaza kuba yakigeraho cyangwa mufite intego imwe mwese mutarigeze muyiganiraho, umwe wabona yayikoze ukasanga birakubabaje cyane. Rero ibi aya ni amasomo atangirwa hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Aya nayo twabashije kugenda tubona. Nawe hari isomo wabashije kuba yakwigisha iyi filimi ikabasha kuba yagukura hamwe ikakujyana ahandi, kubera ko uyu mukobwa Sylvie nyine urabona ko yabashe ko yahura na Kanyana akabasha kuba bahuza umukunzi, kandi bose nta n'umwe wari ubizi ko ari umukunzi wabo. Uri kumva ko rero uyu mukobwa Kanyana atakabaye kuba yakikoma uriya mukobwa Sylvie, kubera ko aya yari amasomo nyine bashakaga kuba batanga. Uri kumva ko amasomo yo akomeje kuba yaba menshi, kandi tumaze kuba twabona ko uriya mukobwa Isimbi ndetse na Cyusa na Iribagiza ibintu bari barimo atari ibintu byiza cyane, kubera ko Cyusa atangiye kuba yakora amakosa akomeye cyane, adashaka kuba yabwiza Iribagiza ukuri ko yateye iriya nda, ahubwo ashaka kuba yayihisha. Kandi twebwe twamaze kubona ko uriya mukobwa Isimbi we afite umupango wo kuba yabyara, bakajya guhita bajya gupimisha ADN kugira ngo babashe kuba batamo Cyusa neza, babashe kuba bamushinza iriya nda neza. Kandi Cyusa nasanga uriya mwana ari uwe, ubwo uri kumva ko azahita abana n'uyu mukobwa Isimbi. Ese ibintu biraza kuba byagana hehe? Byose turaza kuba twabirebera hamwe. Rero icyo usabwa ni ugukanda subscribe hano kuri ino channel kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa n'izi video zacu tugenda tukugezaho. Rero ntubashe kugenda udatanze ibitekerezo byawe aho hasi muri comment, kubera ko ibitekerezo byawe ni ingenzi ubashe kuba wavuga ikintu ubona kitagenda neza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kugira ngo kibashe kuba cyakemurwa, kubera ko twamaze kuba twabonamo ibintu byinshi bibasha kuba byagenda neza, ariko wowe icyo ubona kitagenda neza ubashe kuba wagitangamo ibitekerezo. Mwa hano uyu mukobwa Isimbi uburyo yabashe kuba yakina muri filimi yacu Inzira y'Umusaraba, yabashe kuba yaryohereza abantu, ariko Cyusa we ntago ashaka kuba yatanga amakuru y'uko ari we wateye inda uriya mukobwa Isimbi. Iribagiza we ari mu gihirahiro cy'uburyo ashobora iyi nda Isimbi atwite, ese ashaka ko yajya kurinda, ariko Isimbi ari kugumya amugira inama y'uko yabasha kuba yakemera iyi nda, kubera ko y'uko Isimbi ntabwo yashobora kuba yakemera iyi nda wenyine ngo aceceke ngo ahishire Cyusa. Se yamuhishira kugeza ryari? ko nibajya no kubyara Isimbi najya kubyara abazamubaza umuntu wamuteye inda kugira ngo babone uko bamwandika ku mwana. Ese Isimbi yavuga nde? Rero Cyusa ari mu makosa akomeye cyane, kubera ko adashaka kuba yafasha Isimbi ku by'inda atwite, kubera ko Cyusa ari we wabashe ko yamutera. Ashaka ko Cyusa ashaka ko Isimbi yabigira ibanga, ntihagire n'umuntu n'umwe umenya ko yigeze kuba yatera inda uyu mukobwa Isimbi. Ariko Isimbi ibyo ntago arimo arabikozwa, arimo aramubwira ati ninjya no kwa muganga se nzagumya kuba nabigira ibanga kugeza ryari? Ese Cyusa kubera iki ashaka kuba yahisha ukuri, adashaka kuba yabwira Iribagiza ukuri kugira ngo abashe kuba yakumenya ko ari we wateye iyi nda Isimbi? Iribagiza nabasha ko yabimenya abikuye ahandi bizagenda bite? Jya muri comment rero ubashe ko watanga igitekerezo cye cy'uburyo uri gutekereza uburyo Iribagiza yabigenza. Ese wowe uri Iribagiza wakanga Cyusa? Rero jya muri comment ubashe ko wabivuga. Ese Cyusa arabasha ko yakemera uyu mwana? Nabyo ujye muri comment ubashe ko wabivuga, kubera ko Cyusa natemera uyu mwana ntago bizaba ari ibintu byiza cyane. Twabonye ko rero ibintu Cyusa noneho bigiye kuba byanamutsindisha. Twabonye ko uyu mwana Isimbi ntabasha kuba yavuka, bazajya kuba bapimisha ADN kugira ngo barebe nimba uyu mwana ari uwa Cyusa koko. Rero nibasanga ari uwa Cyusa, basezeranye ko Cyusa azahita agira uyu mugore Isimbi, azahita amugira umugore. Uri kumva ko Iribagiza ibyo byaba birangiye, ariko Cyusa ntago ashaka ko yavuga ukuri ngo abwize Iribagiza ukuri, avuge nimba ari we wateye iyi nda uyu mukobwa Isimbi, kugira ngo Iribagiza abashe kuba yabimenya biturutse kuri Cyusa. Twabonye ko Iribagiza yabashe kuba yagera hano muri ino salo agasanga Cyusa arimo aganira n'uyu mukobwa Isimbi, yahagera bagasa nkaho bahita bahindura ikiganiro. Uyu Cyusa agashaka kuba yajijisha Isimbi, ntabwo yigeze amuvamo, ariko yashaka ko yamubwira ati Cyusa wavuze ukuri. Iribagiza akabasha kuba yakumenya, kubera ko Isimbi arimo aramugira inama nzima ngo abashe kuba yabwira uriya mukobwa Iribagiza ko ari we wabashe kuba yatera inda uyu mukobwa. Ese Cyusa araza kuba
kuba yabikora, byose turimo turabirebera hamwe. Rero jya muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba. Kuri iyi episode tugiye kuba twageraho ibintu biraza kuba ari byiza cyane, kubera ko tumaze kubona ibintu byinshi Cyusa arimo arakora amakosa akomeye cyane, adashaka ko yavuga, adashaka ko yabwira Iribagiza, kandi Iribagiza twabonye ko ashaka ko yamenya ukuri kugira ngo abone uko yababarira Cyusa, kandi Cyusa abashe kuba yabwiza ukuri uyu mukobwa Iribagiza yabasaba n'imbabazi, bagashaka uburyo bakemura iki kibazo kiri hagati yabo we Cyusa ndetse na Isimbi, uburyo barimo baritwara muri ino minsi, kubera ko Isimbi ubwo niwe uzabasha kuba yaba umugore wa Cyusa, nibabasha kuba bapima uriya mwana twite yaramaze kuba yavuka, niwe Cyusa azagira umugore. Se kubera iki Isimbi ashaka ko bazamugira umugore, kandi Cyusa twarabonye ko adakunda uyu mukobwa na rimwe n'akantu na gatoya, arimo aramubwira ati ese dushobora kuba twabana kandi tudakundana, uri kumva urugo rwacu rwaba rumeze gute? Nicyo Cyusa ari kugumya abaza uyu mukobwa Isimbi, ariko Cyusa ari mu makosa akomeye cyane, kubera ko adashaka ko yabwiza uyu mukobwa Iribagiza ukuri, kugira ngo Iribagiza nawe abashe ko yakumenya, kubera ko Iribagiza amaze ko yabafata inshuro nyinshi barimo baganira, ariko bahagera bagahita bahina ikiganiro. Rero Iribagiza yagumye asaba uno musore Cyusa ko yamubwiza ukuri cy'uburyo by'ibintu baba bari kuganira, yuko Iribagiza ngo bimutera kuba yafuha, bigatuma yafuhira Cyusa, kubera ko abizi ko Isimbi yigeze kuba yakundanaho n'uyu musore Cyusa. Niyo mpamvu agumya Iribagiza aba afite ubwoba bwinshi cyane ko Isimbi yakongera kuba yamutwara umugabo, uyu mugabo ari we Cyusa. Ariko Iribagiza yahise abwira Cyusa ati ugomba kumbwiza ukuri, nimba ugikunda uyu mukobwa Isimbi nkabaha akanya mukabasha kuba mwakomeza urukundo rwanyu, kubera ko ibintu ahantu bigiye kuba byagera ntabwo ari ahantu heza cyane. Ibintu Cyusa arimo arakora ntago ari ibintu byiza. Rero ntago ari ibyo gusa, kubera ko hano Kanyana yari arimo aganira na mama we, bavuga uburyo yagiye kuba yareba umusore uriya mukobwa Sylvie akunda, agasanga nawe yabashe kuyakunda, kubera ko bari bakunze umusore umwe ari babiri. Rurangirwa yari yakunzwe n'uyu mukobwa, akundwa na Sylvie inshuti y'uyu mukobwa. Rero uyu mukobwa yari arimo aganira na nyina, amubwira uburyo yagiye kuba yareba uwo mukunzi wa Sylvie, agasanga ni umusore nawe akunda Rurangirwa. Uyu mukobwa rero byaramubabaje cyane, agira umutima mubi, araza abwira nyina ati uriya mukobwa Sylvie yamutwaye umugabo, kandi ntabwo uyu mukobwa yari yarigeze aganira n'uriya musore Sylvie. Uriya musore uri gukundana na Sylvie ari we Rurangirwa, kugira ngo babashe kuba banamenyana, basi yigeze kuba yatumaho mama we ajya kuba yamuvugira ngo ajye kumubwira uriya musore ko amukunda. Rero mama we yaragiye aramuvugira uyu mugore, mama Kanyana yaragiye avugira uyu mukobwa we ko umukobwa we akunda uriya musore. Umusore yamushubije ko yikunde, hari abantu babiri akirimo akunda, arimo atereta areba uwo azahitamo. Rero uyu mugore yaraje aha igisubizo Kanyana rero nimba yaragize ngo bamwemereye ko bakundana, ntago yigeze asobanukirwa. Rero nibwo yagiye uriya musore abasha kuba yahitamo umukobwa wa kabiri ari we Sylvie yabashe kuba yahitamo. Rero uyu mukobwa byaramubabaje cyane, atangira kuba yakanga Sylvie kubera ko bari inshuti, ariko yatangiye kuba yamwanga kubera ko umukunzi yasanze Sylvie afite niwe uyu mukobwa yakundaga. Uri kumva ko rero ari ibintu bikomeye cyane kuba bahuriye ku musore umwe, bakunda umusore umwe, kandi bikaza kuba byababaza umwe kubera ko yabashije kuba yahitamo umwe. Ariko umusore we yababwiye ko nta bushobozi afite bwo kuba yatunga abagore babiri, ariko yari kuba yabatunga, kandi rero ntago ari ibintu byiza Sylvie arimo arakora. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, jya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko igiye kuba yagana ahantu haryoshye cyane, aho abakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba ahantu bagiye kuba baryoherwa, kandi hano habasha kuba hatangirwamo amasomo akomeye cyane abasha kuba yagufasha mu buzima busanzwe. Rero uyu mukobwa Sylvie ndetse na coach hano bari barimo baganira uburyo uriya coach yabashije kuba yabona Kanyana ibintu yari arimo bitameze neza, kubera ko yabashije kuba yabona ko Kanyana hari ikintu kibashije kuba cyamubabaza kandi kikamubabaza cyane. Rero nta kindi cyari cyamubabaje nuko
uyu mukobwa Sylvie yari yabashe kuba yakundana n'uriya musore Rurangirwa. Kanyana bibasha kuba byamubabaza cyane, nibyo coach yaraje kuba yaganirizaho uyu mukobwa Sylvie. Abantu twarebye episode yarangiye mwabibonye ko uyu mukobwa coach yaje agira inama Sylvie y'uburyo bagomba kuba bakiyunga we n'uriya mukobwa Kanyana, bakongera bakaba bahuza ikiganiro, bakabajya kuba bareba ibintu bazakora, ese baraza kuba bakora iki kugira ngo bongere biyunge Kanyana ndetse n'uyu mukobwa Sylvie, kubera ko twabonye ko Kanyana we afite uburakari bwinshi, ariko Sylvie nta kosa na rimwe twamubaraho, nta kosa yigeze akora, kubera ko twabonye ko ari umusore wabashe ko yaza kuba yamwirebera akamubwira ko amukunda, bakabasha kuba bakundana. Rero nta kosa na rimwe yabashe ko yakora, kubera ko uriya mukobwa Kanyana ntabwo yari yamweretse umusore akunda. N'uyu mukobwa Sylvie rero niwe wabashe ko yakereka Kanyana umukobwa akunda. Kanyana bihita bimubabaza cyane, bimutera agahinda, bibasha kuba byamushengura. Niyo mpamvu mubona Kanyana yarakaye cyane. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota umaze kuba wasobanukirwa ibintu byaje muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, aho Nyirantambara yabashe kuba yafatira Rugema ndetse n'uriya mugore Mama Kanyana mu cyumba cye, Mama Kanyana ashaka kuba yabyara, ariko Rugema yari yabashe kuba yamuhakanira. Se baraza kuba babyifata mu tejya muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe by'uburyo ubona iyi filimi uburyo bimeze. Ese cyusa n'uyu mukobwa Isimbi wo ibyabo bizagenda gute? Naho jya muri comment naho ubashe kuba watanga ibitekerezo. Ese Kanyana n'uriya mukobwa Sylvie barabasha kuba bakiyunga? Byose tuzabirebera hamwe, ariko dukomeze kuba twareba filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kandi mwibuke ko twageze no mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, kandi twibuke twiyubaka. Mukomeze kuba mwagira ibihe byiza abantu bejo.